Nongeye kubaha ikaze nshuti zanjye, uyu munsi nizere ko mumeze neza, aka kanya tugiye kwiga ese ni gute wakora urubuga cyangwa webusayiti yoroheje. Turaza muri Google site twandike ngo site.google.com. Ndabibutsa ko iyo tuvuze webusayiti ni urubuga. Webusayiti ni urubuga umuntu cyangwa bizinesi ishobora gukereya cyangwa gufonda ku mpamvu runaka. Hari webusayiti urubuga cyangwa umuntu ashobora gufonda agamije gukora ibikorwa by'ubucuruzi, gukora ibikorwa nk'itangazamakuru cyangwa gusakaza amakuru mu buryo bunyuranye. Hari webusayiti ushobora gukora kugira ngo uzajye ubasha kuganira n'abantu runaka, wenda nka gurupe y'abantu mugakora webusayiti icyo bita intaraneti, kugira muzajye muganiriraho n'ibindi nk'ibyo. Ubwo rero uza hano muri Google Chrome ukaba wamaze gushyira telefone yawe mu buryo bwa desikitopu sayiti, ku muntu ukoresha telefone, uraza hano ukande kuri Google sayiti, yego uza kuri utu tudomo dutatu muri Chrome, haraba handitse taranzileta ugahindura ururimi, kuko nabonye iyo Google sayiti sisiteme yabo iri mu gifaransa, ugerageza kuyihindura mu rurimi wumva nk'icyongereza. Urabona handitse kireti sayiti, niho ujya kandaho ugakiretinga, umaze gukora site kabisa, ukora site yawe cyangwa sayiti, ukora webusayiti. Ni webusayiti yoroheje. Hari webusayiti dukora dukoresheje amakode, hari n'iyo bita nani kodingi. Njyewe nari natangiye kuyikora ariko nakanze kireti nshyiramo izina gusa, niyu buranki. Nari nashyizemo izina gusa. Aha turakomeje tugiye kureba uko nashyiramo n'amapaji. Iyo umaze gukora webusayiti yawe ushyiramo amapaje. Mbanze mbatembereze muri intafesi. Webusayiti iyo imaze gufunguka ureba uko iba imeze. Iyo umaze gushyiraho tayito, nuko biba bimeze. Gusa nkwibutsa ko webusayiti ni akawunti ya Google ufungura ku buntu, kandi kuyifungura ifungurwa mu buryo bunyuranye bitewe. Hari webusayiti yoroheje nk'uko nahoze mbivuga y'ubuntu, hari na webusayiti isaba kwishyura icyo bita domeni cyangwa izina, kubera ko hari ukuntu tujya tubona tukabona ngo wawa. wenda ngo take.ab.rwanda.com. Ziriya ni domeni, ariya amazina arishyurwa turiya tudomo bitewe. Aha rero twebwe turi kwiga gukora webusayiti idasabwa kwishyurirwa. Iyi ni nani kodingi webusayiti turi kwiga.
hari kodingi hakaba na nani kodingi. Kodingi ndabibutsa ko tuyikora twifashishije HTML na kasikadingi, dushobora no gukoresha izindi website zinyuranye, ushobora gukoresha imbuga zinyuranye sori cyangwa amakode anyuranye. Nk'iyi ngiyi nari ngiye gukoresha HTML na kasikadingi, ariko kubera ikibazo cy'amadomeni nahisemo gukoresha iyi nani kodingi, kubera ko gukoresha kodingi nta nubwo biba byoroshye, ntabwo bigoye yego, ariko kuri mwe si ngombwa. Turaza dukande kuri paje, urabona banditse ngo filtre page, aba ari ugushungura paje. Ushobora kuza mu mapaje wakuze ugasacinga ukarebamo imwe, ariko twebwe turaza kuri akeyiri, urabona iyi sisiteme yubatse mu gifaransa, umuntu agerageza guhinduka. Iyo umaze gukanda kuri akeyire ukora kuri turiya tudomo dutatu, warangiza ukaza ukaba wakora paje. Uraza akeyire ukore kuri utu tudomo dutatu turi iriya, wandike ngo oya, ntabwo ukanda kuri duburike. Akeyiri uraza ugakanda kuri paje, ukaza enajute yesi, urandika izina rya paje hano, ushaka gukora paje. Ntago ari ibintu by'intambara, uraza ukandika, ni mu gifaransa najute, wenda dukoze paje yitwa about us, ibikwerekeyeho kwebwe. So za paje niho uzajya kuri website ukabona ahantu handitse about us home, nk'uko nyine yakoze izi paje ebyiri, bari kuvuga ngo ibyerekeye kampani by'ibanze home, bavuga kuri kampani yawe, kuri website, imyirondoro yabo, ese website ikora gute, ikora ryari, ibintu nk'ibyo. About na home, wenda uragaruka kuri paje ukongera ukajya kuri akeyire, kuri bwa budomo butatu ugahita uza ajute ene ako paje. Ni igifaransa, biba ku bantu batize ku ngoma y'igifaransa kabisa, cyangwa abantu batize muri cya gihe igifaransa cyakuraga cyane. Habaho uducalenji ariko ntabwo bigoye. Wakurikiye iyi videwo nawe uramenya gukora amapaje neza. Iyo ushaka ko paje ijya imbere uhita uza kuri definire, ntuzajya ukanda. Urabona iyo ukanze kuri akeyi uba ugiye gukora paje. Iyo ukanze kuri turiya tudomo dutatu turi ibumoso ya akeyi, uba ugiye gukora paje. Hari amagambo atatu ari ku murongo, kugira ukore paje uhitamo irya nyuma ritangirwa na ajute, kongera.
igaragaza ko uba ugiye kongeraho paje. Urabona ko hakoze paje bita home, about us, contact us, amatangazo. Ni ukuvuga ngo nimba ari website izajya wenda nk'ikinyamakuru, igomba kuba ifite ubwinjiriro home, ikagira about us, ibyerekeye kuri iyo sosiyete, ikagira contact us, uburyo bababona, ikagira noneho n'aho banyuza amatangazo. Urugero nimba ari kampani ishaka abakozi ikavuga ati kuri website ya TKAB Rwanda twanyuzaho amatangazo tukabona abakozi, ibintu nk'ibyo. Urabona wenda ni website izaba ifite no gucururiza market place cyangwa isoko, barandika barangiza bandike finished, ubundi bibe birabaye. Ndabakangurira gukanda like no kuduha comment, ubundi tujye tubana mu buryo bunyuranye. Iyi ni user interface turi kwiga, ntabwo ari ibintu bya danger, ariko muramutse mukeneye mwumva mushaka gukora site ikomeye n'ubundi turahari. Bamwe mushobora gushima gukora iyi site yoroheje, ariko n'ikomeye wayikora nta kibazo. Ubaye utayikorera watubwira. Urabona handitse isoko, ushaka ko iza kuza imbere iyi page ikazajya igaragara imbere, wabikora. Uraza ugakandaho, ukaza kuri utu tudomo dutatu, iri jambo riri hejuru defini komepe da akaye. Ririya jambo urikanzeho bivuze ko ya page ihita iza imbere yandi. Ariko urabona twamaze gukora page, amapaje yacu uko biruze hariho about us, contact us, ads ariyo matangazo ndetse n'isoko. Ndabasaba kuhaba mugakurikira neza, mukora like, mwandika comment, kandi mbibutsa ko muri TKAB Rwanda dushobora kubona abantu badukurikiye binyuze muri comment. Iyo utakoze comment tumenya umubare w'abadukurikiye ariko ntitumenya ari bande. Byaba byiza rero ugiye uduha comment, ukaduhereza n'inyunganizi. Urabona iyo iyi systeme ya Google site icyo nayikundiye, iyo watangiye kuyikoreramo nubwo wasohoka, iyo ugarutse usanga ibyo wakoze birimo. Ndakwibutsa ko kugira ukoreshe telefone bikunde muri Google site bisaba kuba byibura wagiye muri telefone yawe muri Google Chrome cyangwa indi browser ukoresha, ugakanda ku tudomo dutatu tuba duhari, ugashyiramo icyo bita Google site. Aha bakubwira gushyiramo izina. Ntabwo ari ngombwa, buri kintu turakigeraho, kandi kubera ko gukora site ntabwo twabivuga mu kiganiro kimwe, tuzagenda tubyiga etape par etape.
gusa mwebwe icyo musabwa ni ukuhaba gusa. Urabona za paje twari twazikoze, turaza akeye twandike twa tudomo dutatu dukande ku ajuti. Tugiye gukomeza n'indi paje, uraza ukandikamo hano, wamara kwandika ukaza finishedi, wenda ko kwandike amakuru. So, kugira paje ibe yuzuye, kugira Google site cyangwa website ibe yuzuye, by'umwihariko iyi website yoroheje, tugomba kuba nibura dufite Google site twakireyetinze icyo bita site name, hanyuma ya site name tukaba dufite, hanyuma ya site name tugomba kuba dufite icyo bita paje, hanyuma ya paje tugomba gushyiramo amagambo tukandika. Nimba ari ikinyamakuru tukagikora, niba ari amatangazo tukayandika, ariko by'umwihariko hari icyo bita Google form nyuma yaho. Uwakoze site name, wakoze paje, noneho wamaze kumenya uko washyira amakuru. Ahangaha baba bari kukubwira ngo wandike izina rizajya rigaragara nk'urubuga. Aha rero uba ushobora gushyiramo izina rinyuranye, amazina anyuranye. Uko ubikora, uwaguze domain wakandika ngo www, wenda urugero .tekbrwanda.com, ariko iyo utabyishyuriye nyine urumva ntabwo bigukunda, ntabwo bikunda. Urabona twebwe turi kugerageza kwandika aha na ta ebyiri na pa na sa, ubundi ngo niturangiza twandike ngo TKB Rwanda. Urabona byakunze. Urubuga rwacu ubwo urusacinga kuri interineti kugira ubone n'uko uzandika. Aha na ta, ubwo ni ukuvuga ngo ni ta zingahe? Ni ta ebyiri na pa na sa, bivuze ngo ni hypertext transfer protocol secure, bivuze ngo uba ukoze urubuga rwizewe cyangwa rutekanye. Ni ukuvuga ngo n'amakuru rushyizeho agomba kuba ari security, afite security. So, kugeza ubu iyi hide cyangwa n'iki ni uburyo onosayidi, ya paje wakoze ahantu igomba kuba iri. Ushaka ko izaba iri hejuru, ushaka ko izaba iri ku ruhande, uraza hano muri navigation, ujya muri navigation cyangwa aho bita muri setting. Wamara kujya muri setting ukegera handitse navigation, ukaba wakanda kuhisemo high cyangwa onosayidi. Onosayidi ni ukuvuga ngo bitewe n'uko ushaka ko paje yawe izajya iba itambitse cyangwa izajya iba iforomye position ya site.
Ndabibutsa gukanda subscribe wowe mushya, gukora share wowe wahageze, ugasharinga inshuti zawe kubera ko nimwe mbaraga dufite. TKB Rwanda nimwe mugomba kuyizamura, ni iyanyu. Nimba waranyuzwe ugomba no gusangiza abandi nabo kugira ngo babashe kugera ku isi y'ubumenyi. Tugiye gukomeza, amapaje ya mbere twayavuyeho, hari ibintu tutari bukoreho none tuzakoraho mu bihe bitaha, kuko biba byiza iyo ubanje ukamenya ibintu bimwe. Uyu munsi reka tubanze dutinde ku mapaje tuyamenye neza, umenye uko wakora paje nshya, nk'uko ndakeka mwamaze kubibona, ariko birasaba muguma aha kubera ko harimo ibintu byinshi. Urabona ifite ibikoresho byinshi, ndagira ngo ndi kubatembereza mukagenda mubibona. Utu tuntu twose turi hano ibumoso tumanuka ni udukoresho tugize sayiti. Iyo uri gufonda sayiti cyangwa uri kugenda wuzuzamo ugomba gukora. Iyo wamaze gukora uburyo bwa desktop site inyuze muri Google Chrome yawe, ukajya ahanditse desktop site ukavivura, icyo bigufasha kuba wajya wagura cyangwa ukagabanya screen yawe, ukaba wabasha kubona ibintu neza, kubera ko hano hari igihe usanga hari ibintu bitagaragara neza. Mujye muza mube hano mukurikire intambwe ku yindi, kubera ko biba bisaba ntihagire akantu kagucika. Kurikire neza. Njye ndi Ami Byiringiro, Ami wo TKB Rwanda. Wenda nababwiye ko none turi butinde ku mapaje, ariko birasaba ngo mugume mukurikire, kubera ko iyo uhagaritse video burya hari amahirwe menshi yuko wakora ibintu birimo amakosa. Nushaka gukora ibintu bizima kandi byiza, ujye wirinda guhagarika video itarangiye, ntago ari byiza. Reba video igere ku musozo, ubundi nawe utahane ubumenyi. Kandi iyo urebye video ikarangira, video ijya kurangira wamenya ati iyi video hari icyo nyikuyemo. Bivuze ngo niba wabonye hari icyo wayikuyemo, kanda like. Nugera ku musozo uraba uri gutanga komanteri. Uretse ko comment ukimara kubona byagufashije uhita uyitanga, kugira ngo tumenye ngo turi kumwe. Ese murahari dukomeze? Ubundi mumbwire nimba mudahari, ewana munyure muri comment mumbwire ati dukomeze. Urabona nani ku isi amakuru yageze, kandi tugiye gukora ibindi bice tubishyire mu cyiciro bise amakuru. Turaza kwandikira na juti. Turaza hano handitse amakuru, dukande ku butomo butatu, dukora icyo bita subpage. Ni amashami y'amakuru, ariko titire nkuru yitwa amakuru. Urabona turakanda hano,
tuze anajute en na biriya byose bikomeza ntari kwirirwa nsoma. Wenda mu makuru turashaka ko hazajya hagaragaramo entatayinimenti. Yego urabona yajemo ariko amakuru niyo ayihagarariye turaza sori ntago ari aha, turakanda ku makuru dukande kuri buriya budomo butatu twandike enajute eni akeye paje. Urabona ko hariya kwari kwanditse entatayinimenti cyangwa icyo bita imyidagaduro. Aha ngaha wenda tuvuge ko hariya twari tuvuze ko ni igice gishobora gutanga amakuru ajyanye n'imyidagaduro. Muzajye munyura kuri ruriya rubuga munarebe posite ziba tuzajya dushyiraho, wenda role modozi cyangwa insipireshoni, ibyitegererezo. Ni ukuvuga ngo tugiye gukora paje dushobora kuzajya dukora inkuru zanditse, amavidewo se avuga wenda nk'abantu wakigira ku birenge byabo, cyangwa abantu bagiye bakora ibintu byagira umumaro. Nicyo bivuze. Abantu bagiye bakora ibintu byadufasha. Hahandi bazasoma inkuru ukayikurikira, wayikurikira ukaba wayigiraho. Uko ukora sabu paje nta kundi twabibonye, uraza kuri paje wakoze, niba wakoze paje yitwa amakuru uyikandeho, ahagana ibumoso haba hari utudomo dutatu. Utwo tudomo dutatu niko uzaza ugahitamo ahanditse ijambo ritangirwa na ajute. Ajute ntago mbyibuka neza, nibizamo ndabibereka. Urahabona ni aha kane. Iyo umaze kuhakanda biba byabaye, wandikamo iyo paje ugakora finishedi, urugero onorayini shansi. Ni hahandi ushobora gusanga amakuru ajyanye n'imirimo, uburezi se, nyine ni amahirwe aba ari onorayini, ibintu binyuranye, opotunite zinyuranye. Ubwo rero urabona ni uko umuntu agenda akora amapaje, amasabu paje. Ubundi hari uburyo bwo gushyiramo amakuru nabwo tugomba kureba. Ku gice kijyanye n'icyo bita, nyuma yaho harimo igice kijyanye na uburyo umuntu yashyiramo amakuru, yashyiramo ifoto. Nimba ari inkuru wateguye ukayikora ugashyiramo ifoto, ugashyiramo, hari ukwandika amakuru, hari ugushyiramo ifoto ndetse n'ibindi mujya mubona mu binyamakuru binyuranye. Hari ugufata amakuru wakoze ukayashyiramo ifoto, aho kugira azajya agaragara muri intafesi ya sisiteme, akaba yagaragara muri intafesi ijyanye irimo ifoto ya ya nkuru. Ndabizeza ko ibyo mugomba kubimenya. Iyi ni tekeye bi Rwanda, njye ndi Ami Byiringiro. Tujye duhora tubana mu biganiro nk'ibi, tuzigamo
ubumenyi bunyuranye buzabafasha. Gukora like no gutanga comment ni ingenzi. Ikiganiro gitaha tuziga gushyira amakuru muri website, twige ndetse no kuyashyiramwo amafoto neza. Kandi muri website nta buryo bwo gutangamwo ibitekerezo bubamo. Ariko nitumara kwiga ibyo ngibyo, nzareba uburyo twakiga gukora Google Form, ubundi hahandi uzagena ati umuntu usuye website yacu, turi gukora iyo bita social and health care, ni ukuvuga ngo ni imibereho n'ubuzima bwiza cyangwa n'ibijyanye n'ubuzima. Umuntu usuye website yacu yemerewe gutanga igitekerezo. Nicyo Google Form izadufasha, aho dushobora kuza tugakora form ku buryo uzajya winjira ukandikamo email yawe, ukaba washyiramo nimero ya telefone, ubundi ukaduha igitekerezo. Cyangwa se ukaza ukinjira nta kintu ukoze, udashyizemo email, udashyizemo nomero ya telefone, icyo bita random. Ubwo rero Google Form nayo ni uko ugomba kuba wize uko ikora, ukanayihuza na Google site yawe. Aha byarahindutse, noneho kwabaye aba software developer, tugomba gukura no kwaguka. Nta muntu uzabana na TKAB Rwanda utazabona ibye, mujye mukurikira amavideo anyuranye. Wenda isomo rya none ushobora kubona utari interested kuri ryo cyane, ariko humura, komeza ukurikire, iry'ubutaha rizaza ari isomo ryawe. Urabona tumaze gukora amapaje anyuranye. Twakoze amapaje anyuranye, ariko paje uranayimura. Urugero turabizi home ni paje igomba kuba iri hejuru. Paje urayimura, paje urayisiba, paje urayihindura. Byose rero kugira ngo ubimenye nubwo ugomba kubana na TKAB Rwanda. Paje wongeraho logo. Logo ni icyo bita ikirango. Ibyo byose rero utari kumwe na TKAB Rwanda ntabwo wabimenya, kuko nta n'ahandi wabisanga uretse muri TKAB Rwanda. TKAB Rwanda tubafata nk'abantu b'agaciro, niyo mpamvu natwe tugomba gukora ibihwanye no kwifuza kwanyu, munyuze muri komenti mukatubwira, ubundi natwe tugakora ibyo mushaka. Iyo ukanze insert ukaza test box, uba ugiye kwandika hano feme ni uguhitamo utubara kwa interface yawe. Ese ushaka ko uzajya igaragara ute? Urabona uraza ugakanda kuri feme, hari ubwoko bunyuranye, hari n'uburyo bunyuranye. Wowe icyo usabwa ni ukubana na TKAB Rwanda, ndagutemberezamo, ariko tuzagenda tubikoraho mu buryo bunyuranye. Site yacu turi kuyipublishinga, ngira ngo murabibona, yaje nababwiye ko iza mu Gifaransa. Ngira ngo amapaje ya analytique, entertainment murabibona ko twabikoze. Uzaza hano muri akayire, nushaka kubireba neza uzajya ubibona. Nababwiye ngo hari amoko anyuranye, hari uburyo bunyuranye bwo gukora website.
aho ushaka gushyiramo ifoto urabona uhita uza kuri impoti cyangwa selection ugaselectinga ifoto, ushobora kuba warayibitse kuri drive ku buryo bunyuranye, amafomati anyuranye tubikamo amafoto yacu, ari ukuyimpotinga ivuye kuri fayilo, hari no kuyikura kuri interineti, byose birakunda. Icyo musabwa ni ukuhaba gusa, ubundi tuziga ibintu by'ingenzi, nta mpamvu yo gutakaza umwanya. Nibyo dukeneye kwidagadura, jya ufata umwanya urebe indirimbo, filimi, ariko ugaruke no kuri TKB Rwanda wige. Turabaha